Kwabura mwaka 2025 ndabise neza ko Imana izabana natwe kandi kizatwagurira ngo yazagure ya bese. Amen. Sengera ibyifuzo bya buri muntu wese udukurikiye. Murakoze cyane, tugiye gufatanya gusenga, dusengera abantu, dusengera ibyifuzo bitandukanye. Birashoboka ko waciye mu bibazo bitandukanye, birashoboka ko ufite ikibazo cyo kuba warabuze umwana, birashoboka ko ufite ikibazo cy'ubukene, uri muri situation y'ubukene, birashoboka ko nyine wabuze amafaranga ukabona inzira zaranze. Tugiye gufasha gusenga. Birashoboka ko ugwaje umuntu kwa muganga bikaba byaranze ukaba warabuze igisubizo, ariko ndakushaka kugira ngo mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana igitanga amahoro n'umutekano. Uyu munsi wa none rero wiyumve mu byiringiro ko hari Imana igira neza kandi ko hari Imana itabara. Izina ry'Imana le bonesti edra rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana zije guhangana n'ibyashatse guhangana nawe. Le bonesti edra uyu munsi wa none umwuka wera aze atindane nawe, udukurikiye. Umwuka wera azagere mu muryango wawe, umwuka wera azagere ku buzima bwawe, narangiza yongera guhindura icyaremwe gishya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kadufatanye gusenga rero. Numva buri umwe wese aherereye yarambura ibiganza akakira Imana yamugeneye uyu munsi wa none, akakira umugisha w'Imana uturutse mu ijuru, akakira ineza y'Imana, akakira amahoro, akakira amafaranga nguko ari kuyifuza, akakira umutekano nguko ari kuwifuza, akakira guhabwa agaciro nguko yabisabye Imana guturuka na kera. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Mana data wa twese, Sambi taruma munara wa Dawidi byiringiro by'umugisha, turasenze cyane dusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Turasenze dusengera abantu cyane cyane babuze urubyaro. Niweho ujye utanga urubyaro, niwe ujye uhindura amateka. Aho umwana w'umuntu atabasha kwigeza, ndagusabira ngo uhamugeze kuko ari wowe ushoboye byose. Ndagusabira ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2025 hari icyo waremo Uwiteka Imana. Debo edesti edra ukagirira abantu neza cyane. Isinagero gahabwa icyubahiro, amashimwe akazongera kuboneka ari menshi. Tugushimiye aho ugejeje ukora, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe byaduhizera byinshi cyane. Ariko mu izina rya Yesu turasengera ngo ukoze Satani soni mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zitindana n'abamama, imbaraga z'Imana zigende zibahereze gutwita. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze Yesu, urakoze. Ndagushimiye yuko hari icyo koze ku mama Ainebevosi Edra babuze urubyaro, bafite icyo cyifuzo cyo kuba babyara nubwo bagwanyishwe na Satani. Ariko ndagusabye Uwiteka kugira ngo bashyikize imbaraga zawe, bashyikize ukuboko kwawe. Amaraso ya Yesu yongera abegere kugira izina ryawe rishimwe. Mu izina rya Yesu Kristo rero dusengera abantu bagwaje kwa muganga, bitaro bikuru n'ibitoya, aho ibitaro biri hose ndakwinginze kugira ngo ugende ukore kidasanzwe, bagurutse kuri kiriya gitanda. Mana nibataha bagira mu rugo amahoro, tuzafatanya gushima izina ryawe. Gabanya umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abakizwa kugira izina ryawe rishimwe. Ngabone n'indoya rero to desti edra tubazamuye mu ngo by'amasengesho kugira ngo bashyikirwe n'imbaraga zawe, kuko kwakuze kubegere, imbabazi zawe zize zitindane nabo kugira izina ryawe shimwe. Data wa twese ndagushimye rero, ongera urengere ababyeyi batwite. Hari abatwite bari kwibaza ukuntu bazabyara, ariko ndagusabye ni wowe muganga. Ndagusabye ngo uzabahereza abana bo mugisha. Ndagusabye mbaturiye kuzabyara neza, mbaturiye kuzabyara ng'Abaheburayo mu izina rya Yesu. Mu kwizera kwawe, mu mbaraga zawe, tuzi neza ko ushoboye byose. Duhamagaye umugambi wawe kugira ngo unyuranye amaboko, unyuranye mu bitavuga Imana. Mu izina rya Yesu Kristo dukojeje Satani soni mu izina rya Yesu. Tumutesheje agaciro, duhamagaye imbaraga zawe kugira ngo ukuboko kwawe kuze kwegere buri umwe wese. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusengeye abantu rero bari muri gereza, hari icyo wakura Uwiteka Imana. Hari abazize ubusa, hari abantu bazize ibyo bakoze. Mu izina rya Yesu, ku mbaraga zawe, ku burinzi bwawe, warengera buri umwe wese ukamushyigikira. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagusabye rero kugira ngo ushyigikire buri umwe wese. Nibataha amahoro tuzafatanya kugushima, ubarinde kwiheba mu izina rya Yesu. Ubongerere imbaraga, ubongerere kwizera naba aho bari muri gereza, bakomeze bakwizere, bumve ko uri Imana ishoboye byose, ukora imirimo bitangaza mu mbande nye zose z'isi. Ugenda ukoranye, ukore igitangaza gikomeye cyane. Izina ryawe rishimwe.
Terampore Vainesta. Mu izina rya Yesu Kristo rero dusengeye imihanda itandukanye, dusengeye iyi mihanda kuko imihanda igibamo imbaruka zitandukanye. Iyi mihanda yose turayisengeye mu Rwanda, ku isi yose turayisengeye mu izina rya Yesu. Rikora igitangaza ushyikire buri umwe wese ari utwaye ari umugenzi mu izina rya Yesu. Bose turabasengeye kugira ngo ujye wibera shoferi, ujye wibera umuyobozi w'ikinyabiziga, kuko umushoferi atagufite ntabwo yageza yakagombye kugeza abagenzi. Mu izina rya Yesu rero turagusabira ngo udushyigikire muri byose. Imihanda tugendamo ya buri munsi ujye ubana natwe, ujye udushyigikira. Izina rya buri shimwe, tindana natwe rero, komeza ukore ikidasanzwe. Tugusaba twizeye mu izina rya Yesu, amen. Iri cyose abakristo bakurikiye abafana bawe muri rusange. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mwakire neza isengesho ry'uyu munsi. Imana ibagire neza cyane. Numva nk'abantu baba badukurikiye. Mana data wa twese, isi umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wowe wabambwe tukabamburwa, izina ryawe nishimwe. Dufashe uyu mwanya wo gusenga kugira ngo ubane natwe, komeza ukore ikidasanzwe, udushyigikire muri byose. Twirukanye Satani mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye ineza yawe kugira ngo izitindane natwe. Dante stande tukeriye bevaine winistage. Ngwino dushyigikire Mana, marayika w'Uwiteka azatindane natwe, uzudukoresha iby'ubutwari. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dusengera buri umwe wese, dusabiye umugisha ugiye kudukurikirana, aba ari mu gihugu cyo hanze, yaba ari mu Rwanda. Tumusabiye umugisha. Abadahwema kudukurikira bose tubasabiye umugisha w'iburyo n'ibumoso. Izina ryawe rishimwe. Tindana natwe rero, komeza ukore ikidasanzwe mu izina rya Yesu, amen. Urakoze kudusengera mukozi w'Imana. Ese nta jambo ry'Imana batuguriye muri byanditswe muri Bibiliya? Ijambo ry'Imana ntabwo ryabura rirahari. Imana ishimwe. Kadufatanye gusoma aya magambo aboneka ahangaha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ni amagambo ngunda cyane, ni amagambo areba abamama. Muri iyi minsi mfite ijambo rivuga ngo niwegera Imana nawe uzakwegera. Uyu munsi rero hari amagambo dukunda gusoma buri munsi. Ijambo rijya riryoha risubiwemo. Ni amagambo ari mu gitabo ni icya Luka, ibice byaho ni 7. Kandi iri jambo nubwo wenda ari ry'abamama rizari kubwira abamama, ariko nawe mukobwa rirakureba, nawe musore rirakureba, nawe mugabo rirakureba, kuko ni ijambo ryiza cyane njya ngunda cyane. Imana ishimwe rero. Nsaba umugisha abantu bagiye kumvira ijambo. Ijambo ritoya cyane, si ritoya kandi si rinini, ahubwo nuko ngeri inyubaka uko byagenda kose. Iyo ndisomye, niyo ndyamye, niyo nandose ndota iryo jambo ndi kumva rindimo. Imana ishimwe rero. Ni ijambo tugiye gusanga mu gitabo cya Luka, ibice byaho ni 7, umurongo waho ni wa 50 wenyine gusa, ni umurongo umwe turi gusoma. Uyu murongo rero uri kutubwira ngo, nuko abwira uwo mugore ati, kwizera kwawe kuragukijije, ugenda amahoro. Katongere dusubiremo. Abwira uwo mugore ati, kwizera kwawe kuragukijije, ugenda amahoro. Imana ishimwe. Iri jambo rero ni ijambo ryiza cyane. Ukimara kumvira ijambo, ukimara kudukurikirana, iri jambo mu mama rijya riri kugira aho uri gukora rigera naho uri gushyira. Kwizera Imana ni ibintu byiza cyane. Iri jambo ry'Imana rirakubwira ngo uyu munsi wa none ukidukurikirana, kwizera kwawe kuragukijije, wageze kwizera. Uyu munsi wa none Imana yivange mu byawe kandi ishyigikire n'urugo rwawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Iryo jambo rigufasha cyane mu buzima bwawe cyane rwose. Uyu munsi rero nicyagira ngo tuganire, nagiye kumva muri Bibiliya ahantu bavuga ngo abagabo bimbwa. Muri Bibiliya iryo somo waba urizi hari? Abagabo bimbwa. Njye n'ikiganiro nagiye kumva numva bavuga ngo yagereranyije ryari ngo abagabo bimbwa. Urabona nk'ari igihe umuntu aba ashaka kugira ngo afate ibintu byawe, yaje gufata ibintu byawe akashaka bagenzi bawe akabatuma kugira ari bo baba fondasiyo bo kugira ute bo kuba ibyo bintu byawe babikwaka, cyangwa se niba bashaka kugambanira akaba yatuma abantu kugira ngo bagire ute ngo bakugambanire. Iryo jambo rishaka kugira ngo ubisobanure neza nk'umukozi w'Imana kugira abantu babyumve neza.
ibintu ntabwo nasobanuka ibintu byo wabashije byari byo, niba ari imitungo niba ari iki. Aha ni urugero, iyo telefone urabona ni smartphone, ni nziza cyane. Rero nshobora kuba ndi umukire njyewe, ariko njyewe nkabona nifuje iyo telefone yawe. Yego. Ibyo bintu nakunze kubikurikirana, umuntu yarasobanutse ngo yaravuze ngo nabagabo bimbwa. Abantu byari biturutse, urabona hakuriya uriya Daniel, urabona ageragezwa. Uzi ko Daniel kugira ageragezwe hari ibintu byaje kuba, nimba uzi amakuru ya Daniel. Hari ibintu byaje kuba aho bagiye bakabyura umwami ngo umwami yagututse, ngo Daniel ngo yatutse umwami. Aho bamufashe bakavuga bati nta kindi kintu akwiye usibye kugira ute, usibye kubambwa. Uzi ko bamufashe bagashira mu rwobo rw'intare, intare ntizimurya, ariko urumva ko baramubesheye bitewe no kwizera kwe. Bitewe no kwizera kwe, ibyo bamubesheye nta ngaruka byagize ute byamugize. Sinzi nimba uri umaze kugera muri mudu y'ibintu cyangwa kugira ute cyangwa kubaza. Ese abagabo bimbwa muri biriya bavugwa cyangwa se bari abantu badutumaho kugira tuje baje kwangiriza imitungo yacu, cyangwa se urabona nimba cyangwa kugambanira, ntabwo nshobora kugambanira ntaciye ku muntu muziranye. Bari abantu wababwira iki? Murakoze cyane. No kuvuga ngo rero mbere kugira ngo umuntu akugambanire nabara ko satani niwe ubamugendereye. Yes, satani niwe umugendereye. Yego. No kuvuga ngo umuntu arimo umwuka wera ntabwo yakugambanira. Yego. Kubera imbaraga z'Imana rero ashobora kugambanira bitewe n'imbaraga z'Imana asanze ufite. Ari mpamvu ubona niba barapanze kuzakugirira nabi, kuzakwica, ugasanga birangiye udapfuye kandi imitego yari hari yo kuba yakwica kubera ko imbaraga z'Imana zikuri hafi. Okay, no kuvuga ngo rero umuntu ashobora kugambanira biciye mu nzira zitandukanye. Bashobora kumuha amafaranga bitewe na situation y'ubuzima arimo, akumva wenda yakugirira nabi yakwica kubera ko bo hari icyo bashaka kugeraho, bakamuhereza amafaranga bikarangira aguha ibirozi byo kukwica kubera ko bitewe na situation arimo, bitewe n'ubukene, cyangwa se wenda bitewe nuko wenda si nawe atakwiyumvamo. Yego. Ibyo bintu ndabyumva rwose. Wowe uri umukozi w'Imana rega, nje cyangwa ngo abo bantu bese nimo cyangwa ngo uyu munsi usengere nangwa se ubabwire uburyo kibashobora kuva muri ibyo byaha. Ubundi icyo uzabaca. Yego. Icyo uzabaca kiba gihari. No kuvuga ngo Imana ijya kure mu muntu yarizi neza ikizamukizana ikizamwica. No kuvuga ngo nguko rero babigarutse uri kuvuga ngo mbese no kubera iki bagambanira umuntu. No kuvuga ngo ni kenshi cyane abantu bagambanira bagenzi babo, ariko bagambanira iyo migambi ndibagereho. Ngabwira rero nk'abantu wenda nuko ngashishikariza nk'abantu kwegera Yesu cyane. Ubundi iyo wegereye Yesu cyane ntabwo wagira ibintu bigusapotinga cyane. No kuvuga ngo iyo wegereye Yesu ubana nawe, ntabwo ukurikiza ibindi bintu byo hanze ngo wumve ibintu bitagira umumaro. Akenshi iyo umuntu yumvishe ibintu bitagira umumaro n'ahandi bivamo kugambanira umuntu, ukabona gukora ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Nifuriza abantu kwegera Yesu, bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza ku buzima bwabo, akabagirira neza cyane. Cyangwa kugira ngo udufashe icyo kibazo nakubashije wenda ntibacumva neza, kanze umfashe wumve iri jambo kugira ngo nawe ubisobanukirwe, kugira tujane mu murongo neza. Umva bino bintu. Bibiliya yavuze ngo umwami hari ibyo yateguraga, hari ibyo yateganyaga. Mu yandi magambo, hari ibintu ijuru riri gutegura ku bwawe, hari ibintu isi y'umwuka iri gutegura kukwinjizamo. Daniel arategurwa kuyobora, arategurwa guhabwa intara nini yo kuyobora, ndetse ngo yatonye ku mwami kugeza igihe umwami yenda kumuha igihugu. Ibuka ko ibyo ni ibiri gutegurwa, ariko ntabwo arabyakira. Wabyumvishe hano Daniel, Imana yaramuteguriye gahunda. Imana imuteguriye gahunda, haza n'abandi bo gutegura iki, bo kuzica. Yego. Nibyo bintu nakubazaga. Wamwumvishe tega nimba katwongera ubu. Ndashaka kuvuga n'iki nawe, muri uku kwezi kwa 10 hari yerekwa ry'ibintu biri gutegurwa ku bwawe, hari yerekwa ry'ibintu biri gutegurwa ku bwanjye. Jambo ryambwira ngo zibyo nibwira kubagirira ngo kandi n'ibyiza ntabwo ari ibibi. Daniel, wabyumvishe? Ese wowe muri iyi minsi Imana
ni ibihe bintu kumva iri gutegurira ukurikije umwaka turangije, ukurikije n'umwaka tugiye kwinjiramo. Amavuta ufite nayahe mavuta uteguriye abantu? Ese bantu twaza tuvuga duti nibirinde nibagira utebo uri kubasabira iki? Ukumva hano Daniyeli Imana yari yaramuteguriye n'abantu bategura kwica imigambi y'Imana. Wabyumvise? Nicyo kibazo dushaka kugira ngo tuganize ku muntu buri wese abone ibyiringiro by'uko byanga byakuna nimba arwaye hari iby'Imana imuteguriye, nubwo afite abamurwanya hari iby'Imana imuteguriye, nubwo afite ubukene hari iby'Imana yamuteguriye. Nshaka ngo tuje muri iyo ngingo nyakubahwa pastor, cyangwa tuje muri iyo ngingo humuriza abantu babwire bumvishe ko Daniyeli afite iby'Imana kumutegurira, afite n'abari kumurwanya kugira ngo ibintu bye biri gutegurwa bigira ute bipfe. Abantu bateze amatwi cyangwa kugira ngo nibo bagiye kuba Daniyeli muri uyu mwanya. Yego. Nuvuga ko byanga byakunda umuntu wese Imana ifite ikintu iri kumutegurira. Ni wowe ujye kumuhuza uwo muntu uri kurwanya uwo muntu tugiye kuganira nawe. Yego. Ugiye kuja mu byiciro bibiri. Hari umuntu uri guhuza byanga byakunda twese dufite ibyiringiro ko Imana hari gahunda idufitiye. Uriya muntu uko turwanya uyu munsi niwo tugiye kwihanangiriza umwanya wawe ntabwo ntakora umurimo wawe. Murakoze cyane rero, ndashaka gutangariza abantu badukurikiye uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2025. Yes. Ni umwaka mwiza cyane. Ni umwaka Imana izagirira abantu neza cyane. Birashoboka ko muri uyu mwaka hari ibyaguhize, hari byashatse kukujugunya mu rwobo nk'uko Daniyeli bashatse kumujugunya mu rwobo rw'indare, ariko Imana iramugwanirira. Naho ndashaka kugutangariza ngo muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo Imana igomba kugwanirira uko byagenda kose, kandi si uyu mwaka gusa izatugwanirira, n'uyu mwaka Imana yabanye natwe. Ngatangariza abantu rero ngo begera Imana cyane kuruta uko bakegera abantu, kuko ni ukuvuga ngo nibegera Imana bakongera ibihe byo gusenga, Imana izabagwanirira. Ni ukuvuga ngo nta kindi ndabyago bizegera ihema ryabo. Uko byagenda kose ibibazo byose bazahura nabyo Imana izabana nabo kandi izabagirira neza. Imana ishimwe kandi komeze bagire neza cyane. Ngashaka gutangariza abantu ngo ndibatega ubwoba n'ababavuga cyangwa se n'abatera ubwoba batuza umutima. Yesu ari hafi kandi yiteguye kubagwana ndetse no kubagirira neza cyane. Kandi ngongera kubwira abantu badukurikiye uyu munsi cyangwa se wenda muri ukwezi kwa 12, ndashaka kubatangariza ngo mbifurije umugisha w'Imana guhera mu kwezi kwa mbere kwa mwaka 2025. Ndabizi neza ko Imana izabana natwe kandi kizatwagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Amen. Sengera ibyifuzo bya buri muntu wese udukurikiye. Murakoze cyane. Tugiye gufatanya gusenga, dusengera abantu, dusengera ibyifuzo bitandukanye. Birashoboka ko waciye mu bibazo bitandukanye, birashoboka ko ufite ikibazo cyo kuba warabuze umwana, birashoboka ko ufite ikibazo cy'ubukene, uri muri situation y'ubukene, birashoboka ko nyine wabuze amafaranga ukabona inzira zaranze. Tugiye gufasha gusenga. Birashoboka ko ugwaje umuntu kwa muganga bikaba byaranze ukaba warabuze igisubizo, ariko ndakushaka kugira ngo mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana igitanga amahoro n'umutekano. Uyu munsi wa none rero wiyumve mu byiringiro ko hari Imana igira neza kandi ko ari Imana itabara. Izina ry'Imana le bonesti edra rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana zije guhangana n'ibyashatse guhangana nawe. Le bonesti edra uyu munsi wa none umwuka wera aze atindane nawe udukurikiye. Umwuka wera azagere mu muryango wawe, umwuka wera azagere ku buzima bwawe, narangiza yongera guhindura icyaremwe gishya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kadufatanye gusenga rero. Numva buri umwe wese aherereye yarambura ibiganza akakira Imana yamugeneye uyu munsi wa none, akakira umugisha w'Imana uturutse mu ijuru, akakira ineza y'Imana, akakira amahoro, akakira amafaranga nk'uko ari kuyifuza, akakira umutekano nk'uko ari kuwifuza, akakira guhabwa agaciro nk'uko yabisabye Imana guturuka na kera. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Mana data wa twese, Sambi taruma umuntu rawa Dawidi ibyiringiro by'umugisha, turasenze cyane dusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Turasenze dusengera abantu cyane cyane babuze urubyaro. Niweho ujye utanga urubyaro, niwe ujye uhindura amateka.
aho umwana w'umuntu atabasha kwigeza, ndagusabye ngo uhamugeze kuko ari wowe ushoboye byose. Ndagusabye ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2025 hari icyo warema Uwiteka Imana Debo Edesti Edra ukagirira abantu neza cyane, isinagero gahabwa icyubahiro, amashimwe akazongera kuboneka ari menshi. Tugushimiye aho ugejeje ukora, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe byaduhizera byinshi cyane, ariko mu izina rya Yesu turasengera ngo ukoze Satani soni mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zitindana n'abamama, imbaraga z'Imana zigende zibahereze gutwita, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze Yesu, urakoze. Ndagushimiye yuko hari icyo koze kuba mama Ainebevosi Edra babuze urubyaro, bafite icyo cyifuzo cyo kuba babyara nubwo bagwanyishwe na Satani, ariko ndagusabye Uwiteka kugira ngo bashyikize imbaraga zawe, bashyikize ukuboko kwawe, amaraso ya Yesu yongera abegere kugira izina ryawe rishimwe. Mu izina rya Yesu Kristo rero dusengera abantu bagwaje kwa muganga, bitaro bikuru n'ibitoya, aho ibitaro biri hose ndakwinginze kugira ngo ugende ukore kidasanzwe, bagurutse kuri kiriya gitanda Mana, nibataha bagira mu rugo amahoro, tuzafatanya gushima izina ryawe. Gabanya umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abakizwa kugira izina ryawe rishimwe. Ngabo n'indoya rero to Desti Edra tubazamuye mu ngo by'amasengesho kugira ngo bashyikiwe n'imbaraga zawe, kuko kwakuze kubegere, imbabazi zawe zize zitindane nabo kugira izina ryawe shimwe. Data wa twese ndagushimye rero, ongera urengere ababyeyi batwite, batwite bari kwibaza ukuntu bazabyara, ariko ndagusabye ni wowe muganga, ndagusabye ngo uzabahereza abana bo mugisha, ndagusabye mbaturiye kuzabyara neza, mbaturiye kuzabyara ngo abahiburayo mu izina rya Yesu. Mu kwizera kwawe, mu mbaraga zawe, tuzi neza ko ushoboye byose. Duhamagaye umugambi wawe kugira ngo unyuranye amaboko, unyuranye bitavuga Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Dukojeje Satani soni mu izina rya Yesu, tumuteshera agaciro. Duhamagaye imbaraga zawe kugira ngo ukuboko kwawe kuze kwegere buri umwe wese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusengeye abantu rero bari muri gereza, hari icyo wakora Uwiteka Imana, hari abazize ubusa, hari abantu bazize ibyo bakoze, mu izina rya Yesu ku mbaraga zawe, ku burinzi bwawe warengera buri umwe wese ukamushyigikira, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Ndagusabye rero kugira ngo ushyigikire buri umwe wese, nibataha amahoro tuzafatanya kugushima, ubarinde kwiheba mu izina rya Yesu, ubongerere imbaraga, ubongerere kwizera naba aho bari muri gereza, bakomeze bakwizere, bumve ko uri Imana ishoboye byose, ukora ibintu bitangaza mu mbande nye zose z'isi, ugenda ukoranye, ukore igitangaza gikomeye cyane, izina ryawe rishimwe. Mu izina rya Yesu Kristo rero dusengeye imihanda itandukanye, dusengeye iyi mihanda, kuko imihanda igibamo impanuka zitandukanye. Iyi mihanda yose turayisengeye mu Rwanda, ku isi yose turayisengeye mu izina rya Yesu. Rikora igitangaza, ushyikire buri umwe wese, ari utwaye, ari umugenzi, mu izina rya Yesu bose turabasengeye kugira ngo ujye wibera shoferi, ujye wibera umuyobozi w'ikinyabiziga, kuko umushoferi atagufite ntabwo yageza yakagombye kugeza abagenzi. Mu izina rya Yesu rero turagusabira ngo udushyigikire muri byose, imihanda tugendamo ya buri munsi ujye ubana natwe, ujye udushyigikira, izina ryawe rishimwe. Tindana natwe rero, ukomeze ukore ikidasanzwe, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Icyo usaba abakristo bakurikiye, abafana bawe muri rusange. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mwakire neza isengesho ry'uyu munsi, Imana ibagire neza cyane. Numva nk'abantu baba badukurikiye mwadufasha, tugakomeza kugira ahantu tugera, turakeneye ibindi bikoresho, murabona turacyari hasi cyane, ariko mudufashije byarushaho kuba byiza cyane. Nk'ibisanzwe rero nimero yacu dusanzwe kuri channel yacu hari, ngabo mukurikirana ibiganiro byacu, nimero yacu irahari, twakongera no kuyisubiramo. Hari nk'abantu baba bashaka kugira ngo tube twabafasha gusenga by'umwihariko, bagaca mu gikari tukaba twabafasha gusenga. Tuya dusengera ibyifuzo bitandukanye, ushobora kuba ufite ibyifuzo bitandukanye, tugaca mu gikari twagufasha gusenga nta kibazo, ukakwandikira kuri WhatsApp twagufasha nta kibazo. Imana ibagire neza. Nimero yacu rero ni 0783 972 3 turongera dusubiremo. Nimero yacu iba kuri WhatsApp ni 0783 972 3 Mana bamugisha rero, aho muherereye hose,
turabakunda cyane kandi namwe turabizi neza ko mudukunda. Iyo nimero izabafasha, izabahuza natwe, nta kibazo, uko muzabishaka tuzabafasha. Imana ikomeze ibegere, ibintu byose Imana ibidufashe mu izina rya Yesu, amen. Bye bye.